Nshuti bakunze ubumwe bw'abera Ministries, umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza, hazabamo kubohoka aho mushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. umutima w'Imana uhora kuri wowe nanjye, kandi Imana tuzirikana ku manywa na nijoro. Tugeze kuri wa munsi wa gatanu w'amasengesho yacu avuga ngo Imana irambiwe iriba ry'intonganya wahoragaho, irambiwe agasuzuguro, irambiwe amagambo wabwiwe, irambiwe ibyo bakuvuzeho, irarambiwe igeze ku rwego irambiwe ikintu cyose yakikubaho ku munsi wa none. Avuga Imana iri mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Rero umukozi w'Imana, nshuti y'Imana udukurikiye ku bumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Abantu bamaze guhamagara muri benshi kandi twarasenga amavuta yaramanutse. Rero uyu munsi no kwa gatanu nanone Silas turacyari kumwe, nubwo mwabonye ko mubona nyuma ho gato ariko umuntu afite gahunda yiwe ukaba ari kwiza amasenga yereka Imana iduhishura bimwe bikorwa uyu munsi wa none. Kandi nukureshwe kumbaza ngo tuzahurire, ntabwo twanze kujya kuri Zoom, nta nubwo twanze ngo duhure kuri platform imwe runaka, ariko nta kundi abatabasha kuboneka duhura ku biryo amaso dudubiza, nta kundi nawe ni groupe wayizaho. Ariko ibyiringiro byacu minsi iri imbere Imana izadufasha, tuzabona ibikoresho byose bigende neza, nta mwana uvuka ngo wakwira ingobyi. Kandi ikindi ntago bitugoye, nibi nabyo birahagije kuri wowe, n'ibindi bizagenda neza. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi icyo mwifuza cyose ko Imana ibakorera kibazeho ku manywa na nijoro. Data bakingurira amarembo ay'iburyo, ay'ibumoso, ay'imbere, ayo hirya. Mugubwe neza, kandi Data wa twese abankomereze bose Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi ntabwo ndi butinde, n'umunsi wo gusenga ko turashaka gukubita, gushwiragiza, kuvunagura, kuvuma, gutwika, kurambika, gushikuza, guhurutura, kumenagura imbaraga z'abadayimoni, kuko batumye isuzugurwa, iri birutonganyirizwaho, bakubwira nabi, ubura amahoro, buri byishimo, ntiwanezerewe, urugo rwaraguhanze, abana baraguhanze, umugabo yaraguhanze, yakubereye nk'iwa, umugore yakubereye nk'inyumakanwa rirwaye, isi yarakunaniye, yarakubihiye, wumva icyiza waca mu kiziriko cyangwa wakwiyahura. Ariko siko bimeze uyu munsi. Imana avuze ngo va ku iriba ry'intonganya, Data agufitiye isoko idasanzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dore ukuntu watonganijwe, ni hahandi wicara mu marira araje. Mbere yuko ngira ibindi mvuga cyane, ngira ngo nakire umukozi w'Imana Silas, ndakwakiriye mu izina rya Yesu ku munsi wo kwa gatanu. Murakoze cyane kunyakira. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndifuza kuvuga ijwi rinini kandi uvuga nkabyishimira. Uyu munsi wavuze buke, n'indi minsi wagivuga buke ku munsi yazamura ijwi da. Imana ibahe umugisha. Nongeye kugaruka mbabwira ngo mugire amahoro y'Imana kandi neza y'Imana ibahe mu izina rya Yesu. Mushumba urakoze kunyakira. Yego, Imana iguhe umugisha ngo hakanye amagambo 2 3 cyangwa nushaka dukomeze umurimo w'Imana. Imana ishimwe ko bamaye akanya. Nayo mbatangarize yuko Imana ikomeje akazi ko kuturinda no kuturwanirira. Icya kabiri nuko Imana itazakureka. Icya gatatu iguhagazeho. Imana ihibazwe. Yego. Habuze kimwe. Nagusabye 4. Wasabye 4. Icya kane ntago izaguta mu nzira. Ikomeje kubana. Ubwo muma kikugiye imbere. Ariko ubundi Sira, kuki abantu bavuga ngo turabajya imbere inyuma, Imana ikandajya imbere, bitekereza gute? Abantu
bagira abantu tuzakujya inyuma yego imana tugiye nkuri imbere yego abantu no kuba bakeka ibyakubaho kugira ngo bazakuveho bahunge vuba vuba. Arakoze cyane umukozi w'Imana arabisobanura. Imana iti nzakujya imbere, ariko intego yo kujya imbere ikw'Imana ni ijambo rigaragara muri Yesaya, nzakujya imbere hataringaniye mparinganiye. Ko burya abakujya inyuma baracukuye bagira itsinda ry'imbere rigacukura imyobo. Akora kumvise yego burya nta muntu ukurwanya rumwe, akurwanya ari ikipe ari amaduze niba mugana amaririya amariyoneri bakurwanya nk'amaduze. Ni ukuvuga ngo hari abakujya imbere bagacukura imyobo ngo uyigwemo, n'abagiye bakagenda bafana ngo aguyemo, si we wabona twaramubujije ntagire ubwenge ntiyize ntareba kure, ubundi ibyo akora bikura hege byaradusho kubera ko bazi. Ariko Imana yikujya imbere kugira ngo ahataringaniye igire gute iharinganize shote level wakumvise ariko nabyo nzakujya imbere ahataringaniye ngire gute maringanize. Abandi tuzakujya inyuma kugira ngo ahataringaniye uhagwe bakuvugirize induru. Nk'uko mushiki wa Mose ngo yagiye ku musozi yitegera kugira ngo arebe biza kumubaho. Biza kubaho. Imana ihimbaza. Wabyumvise ariko? Nabyumvise. Batujya inyuma kugira ngo nituga muri byaje babacukuye baturenze itaka. Hari itsinda barakomunika. Umurozi utakuzi ntiyakoroga kubazo muri quartier. Tugira itsinda, hari abantu bakurwanya ari itsinda we, apana kuvuga ngo barakurwanya itsinda kabisa. Bajya banategera n'ubugome bagahurira nk'ahantu mu kabari muri siriduwira, abandi bakahurira mu cyayi mu bushera mu gikoma, abandi bagahera mu ika, abandi bagahura mu masengesho ngo bagambanire buri muntu. Nta muntu wagambaniraga rumwe ngo ushobore. Agutega abandi bantu, kandi igikomeye kiriho nuko agutega abantu bakuzi. Nibyo ari umurozi umwe ngo wihanye araza arambwira ati sira twakohereje nkuba tubona ntigize icyo gutwara bituma nihana. Araza arabimbwira uwo murozi. Ariko bakohereje arabinyongorera. Ariko bakohereje ntabwo ari umwe. Ati ndi mu bantu twakohereje nkuba. Oya baturwanya ari itsinda, baturwanya ari benshi, baturwanya buzuye fuso, baturwanya buzuye ubwato, baturwanya buzuye stade. Imana iri kumwe natwe, ifite ububiko ramewa level za ifite ubushobozi n'imbaraga zo gutsinda igitero icyo ari cyo cyose ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Abiwa tandore kobe. Ushimwe Yesu. Hallelujah. Ushimwe Losifoba yakora abantu batugima. Ubwinshi bwabo ntacyo buvuze n'ukuri. Ubwinshi bw'abakurwanya witeguba n'igitero kikuri imbere, ishimira ko ufite Imana ifite ubushobozi. Ushimwe Yesu. Imana yibitsemo imbaraga, ushimwe Yesu. Imana ikora mu gihe ishakiye mu buryo ishaka. Rero tugeze ku munsi wa gatanu bavuga ngo va kwiriba ry'intonganya, data yagufukurira iriba rirahari. Iba rizima iri bumwe kanezerwa. Umugaragu w'Imana twahoze turirimba amagambo turatwigisha buri munsi, ahamubwira ati ko rero afukura amariba ya se. Tangira 26 umurongo wa 18 arimo ayafukura ayarangije ayita amazina ya se ngo yari yarasibwe n'Abafilisitiya kuko bari bumvuze ko amaze gupfa Burahamu n'ibyo bakoze. Nawe hari karande zagiye zitwikira amateka yawe, zitwikira ubuzima kubusibuye amayira ngo yonge amariba ayongereho nandabire seke nafa ngasanga batangiye kuritonganiraho arihimba amazina ngo ariko ngo yigira imbere gatahura na Reho. Haleluya. Iyo karande zicitse turaguka, wakwagukira muri Amerika, wagukira mu Buhinde, wakagera mu Holandi, igihugu cyose utuyemo wakwaguka, mu Rwanda wakwaguka. Turavuga ngo Imana yo mu ijuru ikwagurire muri ako kazi, guhe promotion, ikuzamure mu ntera, bagucinyiza bigireyo, abaguhagurukira bajye ku ruhande. Imana izama amavuta yawe gushyigikira, kwambika imbaraga, ugere kure hadasanzwe, injire bidasanzwe, cyane uko bita dora masefo bene wara brifo keta moses. Mana we ushimwe. Uzi ko kubera gufasha twegeye no ushimwe. Imana ishimwe cyane. Amen amen. Imana ishimwe rero. Noneho tugiye kureba ku munsi wa gatanu, nagira ngo ubusenga Imana kugira ngo twinje muri iri jambo. Se urakoze. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itabeshya. Tine lome sala shelema. Haleluya. Umunsi wa gatanu hari irindi jambo, hari ubundi buzima, hari izindi imbaraga, hari ubundi butsinzi, hari ubundi bushobozi, hari ukundi kubohoka, hari ukundi guhirwa. Turabigushimiye kuri papa mwiza, uri Kristo w'i Nazareti, niwe watsinze Satani, niwe wanesheje Satani n'ingabo ze, wakoze ibintu bikomeye, wakoze ibintu bidasanzwe. Uhimbazwe, 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 uhimbazwe.
byose mu izina rya Yesu. Abakobwa barakubonye, abasore Ayiwe, barakubonye, ayiwe, barakubonye, byose ababyeyi biba barakubonye. bihagije. Turabigushimiye, 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 Ayiwe, no mu byago turabigushimiye, nzamenya. turabigushimiye, turabigushimiye. Uri Todele umutabazi, mande Lomenema. bofo seke. Nubwo basibye amariba ntabwo Peza twapfuye, sofodele. nubwo basibye amariba Utwemerere. turacyahumeka, Shekoto. nubwo basibye amariba turacyatambuka, Dendene nubwo basibye amariba Ololobi turacyavuga, wafema. nubwo basibye amariba turacyareba, nyama. nubwo basibye amariba amaboko Umukiza aracyakora, ukomeye. nubwo basibye Ujurengera amariba ugakora imigongo yacu ni ibidasanzwe. mizima, nubwo Shinde basibye amariba koza amaguru aracyagenda. Hele Tugushimiye wandika yuko ari amatope ikimenyetso, bonderi turacyafite y'amasa. ikimenyetso cyo Uri kubona Imana irindi riba, nyamana turacyafite igaragara ubuzima bwo ati kubona muri irindi twebwe. riba, Uri turacyafite Imana ubundi buryo bwo ikora kubona irindi ibidasanzwe riba. hagati muri Hari twebwe. ikintu Uyu kinezeza munsi umutima, urarema kandi nuko urakora tukine, kandi uragaragaza. nuko tugihumeka, Shamini nuko wadaste tukiriho for the bigakunda, cry, Lemani abakobwa Bola. barahumeka Yesu, bigakunda, umwana abasore w'intama, barahumeka umwana bigakunda, natwe abagabo neza. turahumeka Yo, bigakunda, turi ababyeyi imbere barahumeka y'Imana, bigakunda. baradukunda, Uwiteka, turi abantu bawe, turabigushimiye, Imana yacu, turabigushimiye ko Imana watwimanye, yacu, turabigushimiye ko wakoze ibintu uri by'imbaraga, imbaraga zacu, turabigushimiye ko uri wigaragaje, urashoboye, turabigushimiye ko warinze abakurikirana ubumwe bw'abera, Twiteguye turabigushimiye kurengera, warinze buri muntu wese mu Rwanda arimo, waramwimanye cyane, wakoze ibintu Data wa by'imbaraga, twese warigaragaje uhoraho, nk'Imana, ryaje turabigushimiye amahoro mazerema, yose, turabigushimiye Mwami, kutigeze utwemerere uduta, umutima ntabwo wawe wigeze neza uduta, n'ukuri, ntabwo wataye usengera abakobwa abafite agahinda bakurikirana n'imimerere. ubumwe bw'abera, ntabwo wataye umusore ukurikirana ubumwe bw'abera, ntabwo wataye umugabo ukurikirana ubumwe bw'abera, umubyeyi ntabwo ugeze umuta, utiteremonema samongerema. Yeah. Nubwo hari abafilita basibye amariba, hari abafilita baje gutongana, ariko turacyahumeka, ibimenyetso byo kudusubiza ibyacu, ibimenyetso byo kuduha ibyacu, Yes. biragaragara ko tugihumeka. Yes. Kuba tugihumeka tugiye kwakira ibindi, Yes. kuba tugihumeka tugiye kongera guhirwa, Yes. tube tugiye guhumeka tugiye kongera gukora ubukwe, Yes. abatarakoze ubukwe bagiye gukora ubukwe, abari barabenzwe bagiye gutikene mana mozereka mu kazi kabo. Turasenze abari barwaye indwara zitakira, abari baboshe tugiye kubabohora kubera ko tugihumeka. Hari ikintu cyari kiri inyuma, icyo kintu kiri inyuma ugiye kugikuraho, hari imbaraga zindi ugiye gukora. Shene monema, turagushimiye kukoze, turagushimiye kukoze bidasanzwe, turagushimiye byo komeza kubana natwe uyu munsi wo kuwa gatanu. Buri muntu wese akubone mu rundi ruhande, buri muntu wese akubone mu zindi mbaraga, buri muntu wese akubone mu bundi bushobozi, buri muntu wese akubone mu bundi butware, buri muntu utita rebonesa, buri muntu wese umwigaragarize, buri muntu wese umwigaragarize. Akimara kumva yakira izindi mbaraga, yakira ukwizera, yakira ubutware, yakire kumenya, yakire kwirwa, yakire kubohorwa, yakire gukomera mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hari ibintu tubomoye, hari imbaraga tubomoye, hari ibintu dukubise hasi, hari ibyo tunanishe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kukoze, ndagushimiye kukoze, ndagushimiye kukoze. Urakoze Yesu nyiribihe, urakoze mutabazi wacu, urakoze kuko uri umwami. Amen, amen, amen. Ayi. Urakoze. Ndimo nere ku bintu biremereye. Era sebore taragire barama. Imana yacu irahambaye Cyane. Era bonema. Irahambaye. Hari umugabo wari uhagaze ku cyuzi, yari afite urushundura, aho kugira ngo azamure ifi azamura inzoka. Yongeye kuroba nabwo azamura inzoka. Ageze ku nzoka nkenye neza, umugabo ariheba. Rero ushoje ngiye kubona ijwi rimubwira ngo nahindura icyerekezo. Imana irambwira ngo uwo muntu yari afite umugisha, ariko umugisha urimo indyarya. Muri make aho bakorana baramuryarya, niyo mpamvu aho kuroba ifi nzima ngo yunguke yiroberaga inzoka, bisobanura uburyarya. Bivuze ngo usibye uyu mugabo wenyine n'abandi bacuruzi bose Imana irabatabaye. Imana ihimbaza. Wamva ugiye ngo amina? Amen. Suramo ngo amina. Amen. Imana igize gute? Irabatabaye. Ikuye indyarya muri business yawe, ikuye indyarya mu barozi bari bakuri iruhande, ikuye indyarya abo mwakoranaga, abagurije bakuye nk'uburyarya, ishyize ku musozi imigambi y'incakura. Niyo mpamvu wagiye kuroba uzamura inzoka. Muri make ngo zavagamo, ariko amazi yari koroherwa. Hari ikikoze mu kazi kawe, hari ikikoze muri kampani yawe, hari ikikoze mu rugo rwawe, hari ikikoze mu buzima bwawe. Muri amasishwa umunsi wa gatanu hari ikintu Imana ibi kidasanzwe kandi gikomeye kandi cy'imbaraga. Ushimwe Yesu. Amen. Ushimwe. Imana ibahe umugisha. Ushimwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Sira, Imana ibahe umugisha. Amen. Uriyumva utariko. Aya ndumva ibintu byahindutse. Giye mfite akarimo ubona ko bagaturika. Yego. Ndagakunda. Yego.
komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye bwose ziringira Imana. urabyumva rero benema mu buzima bwose zambaza Imana niyo nyiri ubuzima niyitanga imbaraga kuko namenye kwinkunda nzajya nihungiraho niyo mukiza telewa zofe mande talako ibuhoraho amahoro yawe ibuhoraho ari ibyishimo byawe. Uwo muntu yaragiye kuroba wari ufite indyarya mu kazi Imana izivanyeho, abaguhiga bose Imana irabakubise, abagucugira bakwigira incakura Imana ibigijeyo, data shenye imigambi y'indyarya ku buzima bwawe, abatobagira ibarya Imana ibavanye mu nzira, abari bararisibye Imana bakuye mu nzira. Ni igihe cyo kwakira umugisha mu izina rya Yesu. Dore imbaraga z'Imana zirakuziye, umwuka w'Imana gusanza aho uri, vamo kwiheba no kwigonga. Aya ni amasaha yo kwinjira muri weekend, haba dayimoni barwana intambara bashaka ibitambo, humura ntukiba gitambo icyo ari cyo cyose. Imana irakubatse, Imana irakurinze, Imana iragutaba, Imana iragusanze. WIfuza and try ni mula proke foda haleluya. Nukuri ndabyeretswe mbonero by'ifi ariko mbere habanje kubamo inzoka nyinshi cyane muri ayo mazi. Biravuze ngo Imana ikuyindyarya ku bantu bakuri kimwe gabera ministries, abantu turi gusengana amasengesho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane kandi si icyo gusa cyonyine. Dosanse mande fo bere wa seste nabonaga umuntu ufite umurima weze imyaka myinshi, ariko mu gihe kugira ngo begere gusarura haza nk'umuyaga sira haje umuyaga mu rutoki, umuyaga uraza, ariko icyo nashimye nta gitoki cyaguye, ahubwo Imana yambwiye kubwo basenze aya masengesho no kugira ngo dusengane, Imana irinze umugisha wabo wahungabanaga, nta mahirwe bagiraga. Fata amahirwe mu izina rya Yesu, giye guhura n'ibyo utegereje. Ni igihe cye dikome fose Friday mola lewanga moni ya defoze sa ekonomi uyu munsi ntabwo ndi bwigisha no guhanura gusa, ariko usiko mbonye ikintu gikomeye waretse uyu mudamu ko imikuye nk'ibi bigera kuri bitandatu ntabwo akibazwe, ugiye kumva ubushyuhe mu mugongo, ugiye kumva ibintu binduka muri wowe. Imana gukora operation muri amasengesho kuwa gatanu sira ibintu birakomeye, muri ruratse uyu mudamu kandi si umwe ni badamu bagera kuri 4 barukiza ibyimba byo mu nda. Nukuri Imana iguhe gutwita no kubyara. Imana ivuganye nayo ibikomeye cyane bikubeshya ngo ntibikunda, dore birakunze mu izina rya Yesu. Imana ikoze operation, ngiye kubona mbona banyeretse salle d'operation, barambwira ngo dore ngo Uwiteka agiye kubaga ibyimba biri mu nda z'abagore benshi cyane bafite ibibazo, kandi Imana itsinze indwara z'uburyo bwose. Haleluya. Hari amavuta adasanzwe n'ibyo udasanzwe, mukabera Imana imanye ndakora imirimo, ndabona agenda akora abantu mu matwi, abandi bakora mu ijana, akora mu mugongo, ndabona akora ku mitsi y'amaguru, ndabona agenda avura ibikomere. Wari urwagiye gutabarwa, dore n'ukuri ntabwo uzongera kuribwa ibirenge, dore n'ukuri Imana iragutabaye. Wajya kubyuka bakandagira hasi ukumva ibinya biragufasha mu birenge, ukumva ukandagira hasi byutse ntabwo bikunda, ariko Imana iravuze ngo birahindutse. Ugiye ukandagira mu ugenda ushinjagira, n'ukuri ntabwo uzongera gutinya. Wokoga amazi ugahita ufuruta, ukamva biteye ikibazo ukihanaguranaga, ariko Imana iramwe ntabwo uzongera kwihanaguranaga mu gitondo. Urajya mu mazi woga kwanza ubikore. Wowe unyumva wajya gutinya koga ugafata ugakoresha ga yonyine ukihanagurana bw'ahantu hato cyane kuba wapfuruta gatagaragara, ariko Imana iravuze ngo ikuyeho ntago ari amazi yanduye. Imana ishyize ubuzima bwawe mu ruhu rwawe do pesando da manikebo riwe de foza isai. Ariko Mana we ndashimira Imana ngiye kubona mbona insinga zicomekanye, ijwi riramwira ngo niko nongeye gucomeka ubuzima bw'uyu muntu. Ubundi yagiraga ikibazo cy'amaguru n'umugongo bidakorana, arwara kumva agenda asukuma, ariko data arambwiye ngo abikome available sando trama madewa. Reka none se turabigenza gute? Reka twemerere Imana sira, reka twemerere Imana sira, reka twemerere Imana sira, reka tureke Imana ivuge, kuko mbonye abantu bakira indwara zitandukanye. Daye sefone mo aye yangiye kubona mbona imbere umuntu aje abumbye akana akabumbye nk'umutwe, mbona abumbye umutwe ashyizeho amaso, ndabaza ngo urimo urakora iki? Ijwi rirambwira ngo hari indwara z'umutwe yirukanye mu bantu bose bakukimwe gabera, kandi noneho hari n'umuntu usengera abantu urwara iyo ndwara, bayita indwara y'umutwe udakira, bayita migraine. Ni umutwe urwara
ukawuha ibinini ntukire noneho Imana ivuganye nanjye tazolemo mbona uwo muntu arabumbye agahanga gutya arangije arambwira ndabasaba agahanga bumbye nakiki arambwira ngo hari abantu ngiye gusimbura imitwe ushimwe Yesu ngo Imana ibakora operation ku buryo bahaye ubuzima budasanzwe bari bategereje mu izina ryayo tandole kosafa mone dry de mene fo da sosine endra sheke mone for the SPDY LMI hari umudamu wari umaze igihe umugabo agiye amaze kumuta ngo kubera aho ngabone uwo mubyeyi ari gusaza vuba kandi uwo muntu aracyari muto pe Imana irambwiye ngongera umusemburo yo kudasaza ushimwe Mana umusemburo yo kudasaza delema sando de fogo Catherine for LA reka nkubwire Imana ikuvanye ku riba ry'intonganya aho baragutonganije bakwisa akagorye n'injuje bakwisa udashoboye n'udashobotse bagutunga intoki barakuganiriye uri kiganira aho bicaye niwe batwara mu kanwa bavuga amagambo menshi yewe wabuze aho werekeza n'acira n'ayumira kuko ariko Imana yo mu ijuru mbonye abana inzandiko ushimwe zanditse ngo nkuye agasuzuguro ku buzima bwabo ushimwe Yesu nanjye rero nanjye rega naruhawe ushimwe Yesu sira nanjye naruhawe oh baba wetu tamane fole ushimwe sira ongera uzamuri sengesho gatonere kwe bino izina rya Yesu Imana ikomeye uri Imana ihambaye kubw'inzandiko duhawe kubw'ibintu bikomeye kubw'ibintu uri mu kugenda ukora kuba ari mu kugenda uri mu gukizuri gerema shenema dobe hari ibintu uri mu kurema hari ibintu uri mu gukora hari ibintu ugiye kongera gukora hari ibintu wiga ugaragaje turabigushimiye uri papa mwiza uri umurengezi mwiza uri Imana nziza uri Imana itabeshya uri Imana itikanga uri Imana itagira ibinyoma ni wowe uri mu kudukoresha ni wowe uri mu gukoresha mushumba ni wowe uri mu kurema ibintu bishya ni wowe uri mu kwigaragaza ni wowe uri mu gukura abantu ku iriba ry'intonganya ni wowe uri mu gukura abantu aho basibiwe amariba ni wowe ukijije abantu imitwe ni wowe ukoze ibintu bikomeye ni wowe wigaragaje ni wowe denona mosikiri benefo ni wowe nyiribihe ni wowe mutabazi ni wowe nshuti nziza ni wowe ngabidukingira ni wowe urengeye abakobwa ni wowe urengeye abasore bakurikirana ubumwe bw'abera ni wowe urengeye abagabo ni wowe urengeye abaruzeyi ni wowe urengeye buri muntu wese ukurikirana ubumwe bw'abera ni wowe umurengeye ni wowe Kristo ni wowe wigaragaje ni wowe ukoze ibidasanzwe ni wowe uba umanuye ni wowe denosa mongeta rabone forema shite ngo tegene fonema lama nisikitite ngo ne fonema la mingesala mangaya kite dobe shine ngo zara mangaya kita ndagushimiye kari wowe uri mu kugenda uhumanura abantu ndagushimiye kari wowe ugenda urema ibintu bikomeye uri mu genda uharura inzira aho zitari ziri dinemo nema sangaya kita bikeshone fonema ni wowe buzima turabigushimiye gukoze amen ye Imana ishimwe cyane ari gusenga ngiye mbonye ibintu bikomeye sira kandi Imana yo mu ijuru itabara abantu b'Imana abantu bari ku iriba ry'intonganya mbonye umuntu avuye guhaha ibyo kurya abigeje mu rugo barabimena umugabo abana arabimena Imana irambwira ngo ntabwo ari uwo mugabo n'umugore gusa ahubwo mu mitima y'abantu abantu ntibarimwo bishimirwa Imana rero kuri icyo kintu icyo ukoze ntibagushima icyo ukoze ntibanagura ngo bakoze barakwihorera uvuga ngo se mbireke cyangwa mbikore Imana iravuze ngo irakwimanye mu rwego rwo hejuru kandi bano bantu Imana ibagarurira umunezero uhimbazwe Yesu ikindi kintu Imana imishuriye muri aya masengesho umunsi wa gatanu harya se ntigeze uba mu cyarora harya iyo bacaniye inka ntubizi bagashyiramo umwotsi mwinshi ngiye kubona arambona umuntu baracanye umuntu azana urusenda asukamo kugira ngo isazi ngo zigende oya none ntabwo ari isazi ubwo yasutsemo urusenda ndavuga mu cyari iyo bacaniye niko bimera ndabizi nyine rero bashize nk'ibyatsi baracana ngo amasazi agende haza undi muntu amenamo urusenda rwinshi rw'ifu kigiye no kwitsa amaguru abantu baritse amaguru barakwimishwara amaso arabagira batsakuza avuga ngo Imana yabahaye umugisha ariko shitani asetingamo umubabaro
none urwo rusenda n'umubabaro satani yazanye niyo Imana irambwiye ngo umugisha itanga nta mubabaro yongeraho iwukuye muri biteka ryose kandi birukanyeho imbaraga mbi zose ngiye kubona mbona mu kirere haje umutaka munini cyane ntarabona ku isi ijwi rirambwira ngo iyo Imana itureka amahembe aba yaratwishe bivuze ngo yadukijije amahembe tuvuga ngo yadukijije amahembe yadukijije abagome yadukiza abaguduhiga yadukijije ibiduhagurukira nakomeje kwerekwa zemande fode le weekend and fall nagiye kwerekwa mbona inzu iri nk'ibyobo byinshi cyane noneho ndabireba ntambwira kuko birimo abantu ariko bakagenda batabibona noneho ngiye nkabiri ijwi rirambwira ngo bacukuye ibyobo ariko jyewe ndabitwikira nuvuga ngo birahari n'ababikoze bazi ko tuzagwamo ngo ariko abantu ntibakiguyemo uvuga ngo nta kanseri nta ndwara nta mpyiko uwizeye wese agakora iby'amahame akirukana karande akamenya gutanga igitamanya gutanga amaturo akamenya kubaha Imana kuko bireravuze ngo ukundisha Uwiteka umutima we n'umubiri wese imbaraga zose kandi muri ibyo bivuga ngo jya ubwanjye nibyo ntunze n'iby'umucunguzi haleluya haleluya sheta kozando mene fo erewe de sanyala ayikote fo ko ndi kwerekwa se ni igihe ni iki ndabona ijuru ryakingutse ijuru ryakingutse ijuru ryakingutse Imana ishimwe ikanelo pese kuko umwami Imana azantabara nicyo gito nkamwara mu maso yanjye hagakomera ushimwe hakaba nk'urutare ushimwe ngunde garihe ngo tuburane Imana ihagararanye nawe Imana igiye kugukomeza ibikumwaza birahari ibyatumwe umwara birahari nuko wamwara kuraboneka ariko Imana iravuze ngo ntibikabeho ugiye kwinjira muri gakondo rwo hejuru mu izina rya Yesu amen talo wa fire asate des ansifites ekotara baba wetero ndimo nderekwa ariko kirere cyane kirere cyahumanutse ku muntu wese wizeye cyahumanutse ngiye kubona mbona umuntu afite ibinini bigera kuri 3 mbona Imana iramubwiye ngo bijugu hasi ndagukijije Imana ihimbazwe umuntu yararwaye umutima yararwaye n'ikibazo cy'umwijima afite n'ikibazo cya diabete ushimwe Yesu Imana iravuga ngo ibikora afite n'ikibazo cya Cyanee Imana amubwiye ngo iramukije mbonye ibinini abijugunya hasi mbona umuntu ajugunya imbaga ari rukansi bivuze ngo muri iri teraniro hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe asante Yesu talo wande mose ene waga taye koze ne fo I will fond I man nagira ngo usabe sira shaka ko dusengera umuntu muri South Africa yego no mudamu yapfushije umugabo umwaka urashize cyangwa n'urarenga ntabwo tumuvuga mu izina yego ariko ndivuze ko tumusengera yego yanakoze n'impanuka mu minsi yashize ndifuza ko tumusengera yo Imana mutabara musengere uri Imana itabeshye uri Imana ivuga igakora yego uri Imana ireme ibitariho bikabaho ibyo abantu batabona ibyo bikora uri Imana uri Imana uri Imana kandi ntazi ko tumusengera uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uyu munsi ikirere kiragaragaje yuko nubwo cyaba kimeze nabi ariko ijuru kubera ko rikorana natwe ritugaragarije ibimenyetso bikomeye cyane yaba yarapfushije umutware we ariko hari izindi mbaraga watanga hari ubundi bushobozi watanga yaba n'abafritse baba baragiye basiba amariba ye nagira ngo uyu munsi muri iki kirere muri izi mbaraga amavuta akandagira amateka umusiburira indiriba ry'ubuzima haleluya turagushimiye yakoze nk'impanuka ariko nubwo yayikoze Uwiteka tugushimiye ko utemeye ko ashira mu mwuka akaba agihumeka ni ikimenyetso kigaragaza yuko wamwimanye hari aho ushaka kumugeza waramuhagazeho ari icyo umurindirije wamurwaniriye umushyize ku mugongo waramuhetse turabigushimiye warigaragaje n'ubukomeza umwigaragazeho komeza umurinde n'abana be komeza umurwanire n'abana be komeza umujyi imbere n'abana be komeza umuyobore n'abana be komeza umwubake n'abana be komeza umurwanire niregone mazama keto turagushimiye kuri Imana yo kwizera amen ndagushimiye ko mbwiye kutazamuta yego ngushimiye ko mbwiye kutazamuta amina ngushimiye ko mbwiye kuzamurinda ku manywa na nijoro haleluya ngushimiye ko mbwiye kugiye kumurengera natamurengera ngushimiye ko abana be baziga bakaminuza ndagushimiye ko ukoze ibintu bikomeye akoze Imana kugira ngo nk'Imana amen amen
Imana ishimwe rero mukuye mu gihugu rero turere ikintu cya mbere rero twenda gusoza kuko ndashaka ko mu kanya bari usenga Imana cyane kandi ni umwanya wo gusenga. Umunsi ntabwo dutinda ku ijambo cyane, nta nubwo turihagararaho umwanya munini, turavuga ibintu bito bisanzwe gusa ntacyo bidutwara, ni ibisanzwe. Turakora ibintu bito cyane kandi bigaragara. Ikintu cyo ku munsi wa gatanu, icyambere uzi cyari cyo cya gatanu gitera umuntu kuba amariba ikimenyetso cy'uko amariba yasibamye, no kugira gushidikanya ku bijyanye no kwizera kwe. Gushidikanya mu kwizera kwe, gushidikanya ko Imana iri kumwe nawe, gushidikanya ko Imana ikorana nawe, gushidikanya ko Imana yamuhamagaye, ni ikimenyetso cyerekana ko amariba yasibwe. Mu yandi magambo ko karande zaramusumbye, akeneye kwikuzaho izo karande niyo nyatsi atera imbere. Icyambere kimubwira agira utubazo yibaza. Agira utubazo yibaza. Soko Yesu ari kumwe nanjye. Yesu ari kumwe nanjye. Ariko Yesu niwe nzira wenyine. Ariko ubundi Yesu arankunda. Atangiye gushakisha izindi nzira. Ariko se ubundi Imana yanabayeho. None se ubundi Yesu ari iruhande rwanjye. Ese ubundi ho nizera ndamuzi. Agatangira kubaza ibibazo n'ibintu ashatse kuvuga byinshi cyane. Ese ubundi Yesu ari mu ruhande rwanjye. Ese ubundi ko mbona abantu bagiyeho n'Imana ntiyagiye. Agatangira ati Imana ndakubohoye. Akabohora Imana. Imana imutabaye. Ibyo rero bituma umuntu acanganyikirwa ko dore igihe nasengeye, dore igihe navugiye. Bene bano bantu bafite confusion mu buryo bw'umwuka, mu kwizera, nta natandukana ngo kanaka yaransengeye, simuvuga mu izina. Agahera ku bashumba bazwi mu Rwanda hano. Yego. Runaka yaransengeye. Agenda bavuga. Naravuga amazina. Ati Apotre Gitwaza yaransengeye. Ati Minyona aransengera. Ati noneho ati Masasa aransengera. N'abandi bakomeye beshe bashumba nabashavuga amazina benshi barahari. Ati nabandi ntambabazi baradusena ntabwo tworoshye ariko natwe. Ariko ntabwo tunakomeye. Ariko dukomejwe n'Imana yaduhamagaye. Asifiwe Bwana. Ati runaka umuhanuzi ukomeye yaransengeye, profeti yaransengeye ndetse ntanga n'ituro. Ati ariko simba ko bitabaye. Ati natanze n'ikimaze ntibyakimaze n'ituro. Kumbi ntamenye neza ko impamvu akekeranya Imana ni ikimuri inyuma kiri kumuhiga. Ni ikimenyetso cyerekana ko amasoko y'Abafilisitiya bayakandagiyemo. Barayasiba, barayazibya. Niyo mpamvu buri gihugu ariko ni Yesu turi kumwe. Ese Imana niyo ikimuri inyuma. Iyo confusion rero uzayisanga no mu gitabo mu Isezerano Rishya. Mubyara wa Yesu. Agira muzi. Mubyara wa Yesu. Yohana. Mubatiza. Mumbarize. Confusion yamufashe byamukomereye. Ariko ndi mugende mumbarize kariwe. Undi ati mumubwire ko impumyi zihumuka, ipfa amatwi birumva. Bamugaye baragenda, ubutumwa bwiza burabwira. Ntiyagira musubizo. Iyo ro confusion iriho, ariko niyo niringiye njya gukora buno bukwe. Navuganye n'Imana, Imana ibakura mugabo ari uwanjye. None ko amereye nabi, sa n'Imana n'abahanuzi, senge mbyihorere bive mu ugasanga afite confusion. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko amasoko yawe yose umwanzi na Filisitiya basibamye. Barayasiba. Kandi iyo ni karandi ikomeye ikutwara mu mbaraga zitari nziza. Byanga icyo uracyumva. Ndacyumva cyane. Nuvuga ngo rero igihe cyose wumva umeze gutya uburi munsi y'imyuka mibi kurwanya. Uburi munsi ya underattack, ufite ibitero by'abadayimoni kwisha no kurwanya kandi bishaka yuko ucika yuko uva mu mbaraga bikwataka ku manywa na nijoro, bikubwira ko Imana itakikurwanirira, bikubwira ko Imana itari mu ruhande rwawe, bikubwira ko ntaho uzanagera, bikubwira ko ntacyo uzigezaho, bikubwira ko unaniwe. Umwanzi akakwereka abakurwanije, akakwereka ibikunaniza, akakwereka yuko ari we master uri hejuru yawe, akakwereka yuko ukwiye kuyoboka abandi bantu, ukumva bapfuna abarozi bakugiraho imbaraga, ndetse rimwe na rimwe ukiyumva nkaho wataye kontrole, ukumva ugoswe n'umwijima, ukumva ubuze aho uhagarara, ukumva nta byiringiro, nta buzima, nta cyerekezo. Kubera iki? Winjiye mu mwuka wa confusion, uri gushidikanya neza burundu, ndetse wanarangira ugasanga Satani araguhagurukiye, umwanzi akakurwanya burundu. Nkuko biri tubwira ngo muri mu Efeso ibice 3:18 ngo nuko bisigaye mukomere imbaraga z'ubushobozi bwe n'ubutware bukomeye cyane. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Rero niba
wibonaho kino kintu ngo why me yahabwa ngo why not you azavuga ngo kuki yavuga ngo kuki utaba wese rero hagarara mu mbaraga witsindwa zamuka mu birere vuga ngo Yesu arahari Yesu arashoboye Yesu turi kumwe Yesu ni umunyembaraga Yesu azantabara Yesu azanyubaka ndazamuka njye imbere sinzasubira inyuma sinzacogora sinzemerera umbeshya nzatera intambwe nzakira nzakizwa nzazamuka ndacyarinzwe ndacyakomeye sinzacogora bwira Satani ngo ni Yesu twavuganye niwe nakiriye n'umwami wanjye ntazandekura ntazantererana ntazamana haguruka wuzura imbaraga z'umwuka wera bwira Satani ko nta jambo agufiteho mubwire ko yananiwe ari indangara ari injiji wamucitse atabizi haguruka ugende wicika intege Imana iri mu ruhande rwawe Imana irakora itaba mu ruhande rwawe n'ayo magambo ntibakawe kiyavuza kuba ugihumeka nuko iri mu ruhande rwawe feza mora asante reka umukozi w'Imana Silas abakire kandi abasengera uhimbazwe Yesu kandi Silas tugiye kumubwira ngo abakire kandi abasengera maze umukozi w'Imana duseye ku munsi wa gatanu Silas tubabwire ngo naho butaka wa gatandatu ariko turakomeje n'ijoro masengesho nagira ngo mu by'ukuri umukozi w'Imana Silas agira umwanya mwiza mu kanya gato nagiye kubaganiriza amagambo anabasengera nubwo twakoranye ariko ubu kamera nibigiye kubiriho murakoze cyane Imana ikoze ibintu bikomeye Imana irigaragaje Imana irahabaye Imana ikoze ibintu bidasanzwe abantu batatekerezaga Yesu ari ibintu yigeze kubona arabyitegereza areba ikintu cyari kiri inyuma y'umuntu aravuga ati icyo kintu nakibonye ngewe nzi ko hari umuntu unkoze batangira kuvuza induru ngo nta muntu ugukozeho n'abantu benshi ariko Yesu yari yabibonye hari ibintu rero nawe yabonye ibyo yabonye icyo kintu kiri inyuma yawe abantu bagusibiye amariba ibyo byose bagiye bakora Yesu mu kubireba kwe Yesu ndetse yanamenye abantu bagambaniye Daniel bituma ateza umwami witwa Darius kubura ibitotsi araragendagenda ndagira ngo utangarize rero Yesu hari ibintu yamenye akimara kubimenya nonaha rega ndagira ngo utangarize ngo ari igihe umuntu agendana umwaka ari igihe umuntu agira akaga ari igihe umuntu agira agahinda amariba barayisibye amariba baragiye bayasiba ariko nona imbaraga z'Imana Mana turagushimye kuko zi ibintu bikomeye shimiye Imana ko Imana iguhumanuye ariko mu kuguhumanura inzira byaciyemo biza kuguhumanya ndagira ngo ubwire ngo ugomba guhamagara umushumba iyo nzira akayisiba cyangwa ukamamagara nanjye nkayisiba ndagira ngo utangarize ngo mbonye ingata ku mutwe wawe iyi ngata ku mutwe wawe bakwikoreje itagira igiseke rero benefo shenemanamo ndagira ngo ubwire ngo duhamagare ndimo ndakunda kuvuga ngo duhamagare nuko ngo tukubwire inzira yaho baciye baje kwikoreza ingata itagira igiseke kugira ngo ubundi hasigaye nurangiza tukumenyesha amakuru y'uburyo tugomba gufunga izo nzira ile monema shide doketa la benefo wowe urugo rwari rwarasenyutse ari inzira abadayimoni baciyemo barimo kugenda basenya urugo rwawe bararusenya ndetse arababona muva mu rugo mugenda mukojya mukinjira mu rugo ariko urara mu cyumba cya wenyine oya urara mu cyumba cyawe umugabo arara mu cye nawe urara mu cyawe n'abadayimoni bakwinjiye basibye amariba y'urugo rwawe duhamagare natwe twereka aho dufungira izo nzira mu izina rya iremonema shanango dakota pike novere more zamanga yakita ni wigeno siribi ni wigenema Imana ihimbazwe ndimo ndareba umuntu shitani yagabye ibitero ndimo ndakureba wowe yakugabye ibitero musiga urota inzozi mbi usambana n'abadayimoni ariko ijuru ryatabaye niyo mvu ryakingutse kugira ngo riradutuma riravuga ngo tukubwire ngo ndakubwiye ngo abo badayimoni usambana nabo aho baturutse muri icyo gisokuru cya kane ndagira ngo ubwire ngo izo nzira tugomba kuzifunga mu izina rya Yesu shite nema nengoza monema zidegotene bonefo era enewa neho dore we ndimo ndakureba wa mubyeyi we ndimo ndabona ukosorwa ku rutaro ndimo ndabona marayika w'Imana ari mu kugubwira ukuntu uva ariko kuruka bikakunanira duhamagara tukubwira ukuntu uva kuri urwo rutade bonema shide do bene sana mongerema birivonema era nongeye kukubona erema ni wigeneza bonema tayakita wajyaga kurangura hanze none byaranze n'abadayimoni baguhagurukye ariko nona inzira baciyemo baza kuguhiga ndakugira ngo umubwire ngo iyo nzira turashaka kuyifunga mu izina rya Yesu muri amasengesho aba Filistia basibye amariba yawe aba Filistia basibye nona iyi saha ndagira ngo nkubwire ibintu bikomeye ijuru
ijuru rivuze ibintu bikomeye none iyi minota kakandi riravuze ngo hari ibintu bishaka gukura mu nzira, hari ibintu bishaka gukura mu nzira ku buzima bwawe, hari ibintu bishaka gukura mu nzira ku muryango wawe, hari ibintu bishaka gukura mu nzira ku nshuti zawe, hari ibintu bishaka gukura mu nzira ku buzima we muri wowe ubwawe. Imana ikoze ibintu bikomeye. Eno biresone ngota ndimo ndabona ifu bagiye baza baminjagira aho ngaho. Uwiteka hari n'amazi bazanye bamena amazi bogesha umuntu wapfuye bayamena mu rugo rwa. Imana ivuganye nanjye, hari ibintu Imana ishaka gukora kugira ube muzima, wakira ubuzima, ugendere mu buzima, ukorere mu buzima, uhirwe mu buzima, abana babe mu buzima, inshuti zawe mu buzima, umuryango ube mu buzima, kuko Imana igukunda idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo wagaragaje gukunda izina ryayo ndetse n'abantu bayo bakomeje gukorera bere. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo turagushimiye kubyo denose nema la Imana ikwimanye, Imana iguhagazeho, Imana ikurwaniriye, Imana ikoze ibintu bidasanzwe kandi gukurikirana umwe bw'abera. Ugiye kwakira izindi mbaraga, hereza n'abandi, kora share, kora ibintu bikomeye cyane, comment abantu bagubwe neza, bongere guhumeka, bongere guhabwa izindi mbaraga. La bonne salamo shide no mevonema nizengo. Imana igukuye ku kibando, Imana igukuye ku gisasiro, tita nimini wigenema. Uwiteka ani wige dera amaso yawe yari yarahumye, Imana iraguhumuye, akira ubuzima bw'amaso, amatwi yawe yari yarapfuye. Turagushimiye kuri umutabazi, turagushimiye kuri umwami ukomeye, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye kuri Imana itabeshya, turagushimiye kuri Imana itikanga, turagushimiye kuri Imana ikora, turagushimiye kuri Imana ihumanura abahumanye, turagushimiye. Ndimo ndabona uyu mukobwa, we wa mukobwa we, ndimo ndakureba bakwicaje ku ngata bakugaje ku ngata ngo ntuzabona umugabo, niyo mpamvu ufushe ubukwe inshuro 3 none ahijwi rirambwiye ngo inzira bacishijemo ubwo bufindo bagukorera ibyo bintu Imana irimo irashaka kugira ngo iyifunge ukomeze ubukwe, ariko nuko ugomba guhamagara umushumba cyangwa nanjye ukamamagara. Ani wige no semone ma eda biriko uherutse kuborota urota imodoka yawe bayiba. Ndagira ngo utangarize ngo Imana ivuganye nanjye ngo amakuru y'inzira yaho byaciye mu gisokuru cya 4 wirirwa uhigwa n'abadayimone. Imana irashaka kunaniza abasibye amariba y'ubuzima bw'ibyiza ku buzima bwawe. Imana irashaka guhindura ibyo bintu. Dire somenema nawe urakora ariko ntiwakira amafaranga, uyoberwa ahantu uciye n'imbaraga z'abadayimone zaguteye. Basibye amariba y'umugisha bayatonganiyeho, ariko niyo ngo utangarize muri aya masengesho Imana ihagurukije ubundi butsinzi, Imana ihagurukije izindi imbaraga, Imana ihagurukije ubundi butabazi, Imana ihagurukije ubundi bushobozi, Imana ihagurukije ubundi guhirwa, Imana ihagurukije ubundi gukomera biturutse muri Kristo Yesu arakuzi. Yesu yamenye ikihishe inyuma y'ibyo byose. Yesu yamenye ikintu kihishe inyuma y'ibyo byose. Yesu yakimenye, akimara kukimenya niyo mpamvu yatumye umushumba arangije nanjye nkomereza mu mavuta ye, nanjye ndafashwa. Yesu yakimenye, ndabwiye ngo Yesu yakimenye, akimara kukimenya duhamagara tukubwira inzira ugomba kugifungiramo mu izina rya Yesu. Yesu yakimenye. Ntiwari wabyara nuko Yesu yamenye ikiri inyuma yawe. Urugo rwawe shitani arimo aruzunguza nuko Yesu yamenye ikintu kiri inyuma yawe. Niko n'abantu ufite barakunaniye nuko Yesu yamenye ikiri inyuma yawe. Imiryango yarakwanze nuko Yesu yamenye ikiri inyuma yawe. Mu kazi wari umuyobozi none abakozi ukoresha baragusuzugura, Yesu yamenye ikiri inyuma yawe. Yamenye ikintu kiri inyuma yawe. None abafiriti ibyo bagiye bakora yabimenye, yaho amariba bagiye basiba yabimenye, basibye irya mbere basiba irya kabiri, ariko Yesu yamaze kubimenya. Akimara kubimenya yadutumye arambwiye ngo guhera none ayisa iminota agiye kwigaragaza ku buzima bwawe, agiye kwigaragaza kandi nawe ubirebe. Agiye kwigaragaza ubibone, agiye kwigaragaza muri aya masengesho ubibone y'imizi 14. Agiye kwigaragaza Kristo Yesu, agiye kwigaragaza maze nawe umurebe kandi uzashima Imana. Uzashima. Wowe ndimo ndabona ikibyimba rugiye kurwara mukwa, umaze igihe uri mukuru tubona urwaye ikibyimba mukwa. Imana ivuganye nanjye ngo inzira cyacemo kiza kukureba, hari inzira Imana ishaka gufunga. Ani wigero tite nemonema ndimo ndabona ikirenge we wa mama we, ndimo ndabona ikirenge cyawe urimo gutakamo imbere mu bworo, harimo ikintu kimeze nk'ikibyimba. Nawe ngo ni igitererano. Imana yo mu ijuru hari ibintu igiye gukora. Ayo mariba abadayimoni baje basiba amariba y'ibyiza, basibye amariba y'umugisha, amariba y'amahirwe, amariba yo guhura n'umugisha bagiye bayasiba, ariko ijuru riradutumye rirantumye ngo ngubwire ngo Uwiteka arashaka gusibura iriba ry'ubuzima ku buzima bwawe kandi ridafite abaritonganiraho.
ridafite agasuguro. Reka dusenge. Imana turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ibyo ukoze ni iby'imbaraga, ukoze ibintu by'imbaraga, uremye ibintu by'imbaraga, utanze ibintu by'imbaraga, wigaragaje nk'imbaraga, uko urengeye abantu nk'imbaraga. Abakurikiranye umwe bw'abera ukomeze ubuzuze, ukomeze ubarwanire mu izina rya Yesu Kristo. Turakoze, amen. Imana ibahe umugisha mwese mugubwe neza, kandi babwire ko yisigaye ari umunsi w'ejo kwa gatandatu tuzagubwa neza. Sira Imana iguhe umugisha, kandi nukuri Imana igire neza bera b'Imana, kandi ntongere kugira ubwoba, ntukisuzugure, ntugacike intege. Imana irakuzi, iragukunda. Imana ibahe umugisha. Turakomereza ku rubuga, basaba ngo ukeneye kuba mu masengesho aze ajoyininga urubuga rw'amasengesho, tugende tubanemo umugisha. Imana bane namwe, basezere si bambwire ngo shalom. Shalom. Shalom ka shalom shay. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Nshuti bakunze ubumwe bw'abera ministries, umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti: va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza! Hazabamo kubohoka, aho mushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.